Muraho neza mwese bakunzi ba Wise Talk Show, turabasuhuje. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane ishobora guhindura ubuzima bwawe, umuryango wawe se, akazi kawe se, ndetse n'imibanire yawe n'abandi. Rero iyi ngingo ni iyihe rero? Iyi ngingo ni iyi ngiyi: icara hafi y'abantu barinda izina ryawe mu gihe udahari. Ese uratekereza iki kuri iyi ngingo? Hari ikintu ushaka kukoza? Iyo uvuye aho abantu bari, ni iki basigara bavuga kuri wowe? Niba se wasohotse muri icyo cyumba, urugero ahantu uri ako kanya, inshuti zawe, abo mukorana cyangwa se abo mwigana, yewe ni ayahe magambo basigara bavuga? Ese baravuga bati ni umuntu mwiza, cyangwa baravuga bati reka mbabwire uwo muntu uwo ari we? Ikibazo gisa n'icyoroshye, ariko gishobora guhindura ubuzima bwawe. Ese wowe usanze igisubizo ari ikihe? Akenshi abantu benshi baharanira kugira izina ryiza imbere y'abandi, bakambara neza, bakavuga neza, ndetse bakora uko bashoboye kugira ngo abantu bishime. Ariko hari ikintu gikomeye kurushaho: izina nyakuri si iryo uvugirwa mu maso yawe, n'iryo uvugirwa igihe udahari. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bwoko bw'abantu ukwiriye kwegera, si abakuvugiriza impundu, ahubwo ni abakurinda igihe udahari. Reka nkubwire iyi nkuru. Hari umusore witwaga Eric, yari umukozi ukora cyane, yafashaga buri wese, ndetse yizeraga abantu bose. Yatekerezaga ko abantu bose bamwishimira kuko bamusekera buri munsi. Umunsi umwe yoherejwe mu rugendo rw'akazi rumara icyumweru. Amaze kugenda, bagenzi be batangiye kumuvuga nabi, bamushinje amakosa atakoze, ndetse bavuga ko atanashoboye, yishyira hejuru, ko ibyo agezeho byose ari amahirwe. Ariko muri abo bose hari umuntu umwe gusa wahagurutse aravuga ati, oya, Eric rwose ndamuzi, ntabwo ari uko mumuvuga, ahubwo mureke tuvuge ukuri. Nta nyungu yari afite, yewe nta n'igihembo yari ategereje kuba yarinda ukuri. Yarindaga izina ry'inshuti ye. Nyuma Eric yarabimenye, ariko ntabwo yigeze yibagirwa uwo muntu, kuko buriya umuntu ukurinda igihe udahari aba akubashye kurusha ugushima imbere ye. Inshuti nyakuri zipimirwa mu gihe udahari. Abantu benshi bibeshya ko inshuti ari umuntu muvugana buri munsi. Oya, hari abantu muvugana buri munsi ariko batakwifuriza gutsinda. Hari n'abo muvugana kenshi ariko bahora basengera iterambere ryawe. Oya, hari abantu muvugana buri munsi ariko batakwifuriza gutsinda. Hari abo mutavugana kenshi ariko bahora basengera iterambere ryawe. Ubudahumeka, ntibahagarara mu magambo, yewe bagaragarira mu bikorwa. Iyo umuntu yumvise bagusebya agahagarara akavuga ukuri, aba akweretse urukundo nyakuri. Isomo rya kabiri: amazimwe ni ikimenyetso cy'imico mibi. Hari abantu bavuga bati nabikubwiye kuko nkukunda, ariko icyo bakubwiye ni ugusebya undi muntu. Tekereza, niba ushobora kubwira umuntu ibanga ry'undi muntu, ni iki gituma wizera ko atazabibwira abandi, cyangwa se atazabwira abandi ibyabo? Abantu bakunda amazimwe ntibahindura gusa inkuru, bahindura n'icyizere. Iyo icyizere gisenyutse, yewe n'umubano urapfa. Isomo rya gatatu: hitamo abantu bafite indangagaciro. Muri iki gihe abantu benshi bahitamo inshuti bashingiye ku byamamare, amafaranga se, cyangwa inyungu runaka bagutegerejeho. Ariko igihe ibibazo bije, abenshi baragenda. Indangagaciro buriya nizo zituma umuntu akurwanirira n'igihe nta nyungu abifitemo. Ibaze uti, ese umuntu turi kumwe yubaha abandi? Ese akunda ukuri? Ese yemera amakosa ye? Ese yubaka cyangwa arasenya? Niba ibisubizo ari oya, ba maso, ndakurabuye. Isomo rya kane: nawe ba umuntu urinda abandi. Biroroshye kuvuga ngo nshaka inshuti nziza, ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese wowe uri inshuti nziza? Iyo abantu batangiye kugusebya cyangwa se bagasebya umuntu runaka w'inshuti yawe, ese uricecekera? Ese urabaseka? Cyangwa uravuga uti oya, mureke tuvuge ukuri? Isi ihindurwa n'abantu bagahitamo gukora icyiza nubwo biba bitoroshye cyangwa se bitanoroheye bamwe muri abo. Ubutumwa bw'ingenzi ku marangamutima yawe ugira no mu gihe byakugendekeye gutyo. Tekereza umwana ukura yumva ababyeyi be bavuga bati, tekereza umwana ukura yumva ababyeyi be bavuga nabi abantu buri gihe. Abyigiraho iki? Nawe amenya ko gusebya ari ibintu bisanzwe. Ariko tekereza nanone umwana ubona ababyeyi be bavuga bati ntituvuge ibyo tudafitiye gihamya. Umwana akura yubaha abantu. Aha ni naho impinduka zitangirira: mu rugo, mu nshuti, mu kazi, mu ishuri, ndetse no mu muryango muri rusange. Dore ikintu cy'ingenzi wakora uhereye uyu munsi. Ndakugira inama 5 zonyine
z'ingenzi ukwiye kureba icyo wakora uhereye uyu munsi. Icya mbere, wirinde abantu bahora bavuga nabi abandi. Icya kabiri, hitamo inshuti zivuga ukuri n'iyo kwaba kubabaza. Icya gatatu, ntuzemere kuba igice cy'amazima. Icya kane, shima umuntu ukurwanirira igihe udahari. Icya gatanu, ujye urinda izina ry'abandi uko wifuza ko barinda iryawe. Izi nama si zo ntoya gusa, hari n'izindi zishobora guhindura ubuzima bwawe. Gusa reka nsoze ngusigira igitekerezo kimwe. Mu buzima uzahura na benshi, hari abazagusekera, hari abazagushima, hari abazagukunda kubera ibyo ufite, ariko ni bake cyane bazarinda izina ryawe igihe udahari. Abo nibo ukwiye gufata nk'umutungo, kuko amafaranga ashobora kuboneka, akazi gashobora guhinduka, ndetse n'ibyamamare bishobora gushira, ariko umuntu w'inyangamugayo urinda izina ryawe ni impano idasanzwe. Uyu munsi, mbere yo kurangiza kureba iyi video, ndagusaba gukora ibintu bibiri gusa. Icya mbere, tekereza umuntu umwe wakurinze igihe utari uhari. Niba ukimufite, umwandikire cyangwa umuhamagare umubwire ati urakoze kuba warambereye inshuti nyakuri. Icya kabiri, fata umwanzuro ko guhera uyu munsi uzaba umuntu urinda icyubahiro cy'abandi aho kukigabanya, kuko isi ikeneye abantu bavuga ukuri, bubaka icyizere kandi bakarinda amazina y'abandi. Niba nawe wemera ko indangagaciro zigomba kurusha amazimwe imbaraga, andika ibitekerezo byawe uti nzaba umuntu urinda izina ry'abandi. Kandi niba iyi nyigisho yakugiriye akamaro, nyemerera ukande like, usangize abandi iyi video, uyisharinge rwose, kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo tuzakomeze kubaka ubuzima bushingiye ku kuri, ku cyizere ndetse no ku ndangagaciro. Mwakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha, kandi wibuke ko umuntu ukomeye atarangwa n'ubwinshi bw'inshuti afite, ahubwo arangwa n'ubudahemuka bw'abanyamuhamagaro igihe udahari. Murakoze cyane.